ndagira ngo mbwire umuntu uri aha hantu unkurikiye kuri iyi TV, kuri iyi channel yacu ya Mugeni TV, ndagira ngo nkubwire ngo gusenga kwabera kuzibuka, kandi hari Imana ishyigikira abantu basenze. Mu masengesho hari igihe tujya dusenga rimwe na rimwe tukabona Imana itinze kudusubiza, rimwe na rimwe tukabona Imana itinze gukora ibyo yavuganye natwe, ariko nagira ngo nkubwire ngo nta muntu ujya utsindirwa ku mavi, kandi iyo twasenze Imana ijya ibana natwe. Tugeze mu gihe kigoye aho Imana ivuga ku bantu ndetse ineza yayo bakayibona igasohoza ibyo yavuganye nabo, bamara kugera ahakomeye cyangwa bamara kugera mu bisubizo, bagera muri Kanani yabo ntibaze kwibuka ineza y'Imana ku buzima bwabo, ntibaze kwibuka bakirengagiza. Ariko Esteri we ntago yigeze yirengagiza. Imana igushyigikiye n'abantu baragushyigikiye. Iyo Imana ibanye nawe itegeka abantu bakabana nawe, kuko Imana ikoresha abantu ntago bakoresha Imana. Ngo Abayuda bari mu gihe gikomeye, kuko amatangazo yari maze kumanikwa ko bagomba kwicwa kandi bakarimburwa bakamarwaho. Ngo uyu mugabo asubira mu rugo rwe ngo yitwikiriye, abwiye inshuti n'umugore ngo baramusubiza ngo niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda uzamugwa imbere. Yesu ashimwe. Ni Mugeni mugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndagarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Ndashima Imana ibarinze, ndashima Imana indinze, ndetse nabo bitameze neza ndabifuriza gukomera no kwihangana. Ari igihe bitamera neza ariko ejo bikamera neza, amashimwe akaboneka. Ndagarutse rero ngo tuganire ijambo ry'Imana. Hano ni kuri Mugeni TV, tuganire ijambo ry'Imana ndetse tunasenga Imana. Narengarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana Imana impaye ndetse ishyize ku mutima wanjye. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ku gutabarwa, uburyo umuntu yasenze. Amwe mu masengesho dusenga, muhate tugira utajya ubusa ku Mana, ndetse umuntu yasenze akaba mu mwanya w'amasengesho, akaba mu mwanya wo gusenga, Imana ijya imutabara ndetse ikamurengera. Tugiye kubanza dusenga Imana. Data wa twese mwiza, turagushimye kandi turaguhimbaje ko warinze abagabo, ukarinda abagore, ukarinda abakobwa n'abasore n'abana batoya, ndetse twebwe twese ukaba utwongereye igihe n'iminsi yo kubaho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana, ndetse kugira ngo ubwami bwawe burusheho kwamamara mu mitima y'abenshi. Nyemerere ubane natwe kandi udushyigikire muri iri vugabutumwa, muri uyu murimo wawe tugiye gukora. Ndabizi neza ko uyu murimo ari uwawe kandi ubereye maso, kandi ukabubereye maso cyane. Niyo mpamvu nsengeye buri muntu wese ugiye kuntega amatwi, ndetse n'uzabyumva wakumva ubutumwa bwiza buzamugirira umumaro. Kandi ijambo ryawe ryo rirasengeye, ahubwo njye ugiye kurigabura n'imitima igiye kuntega amatwi, uze kuyiha kumva ndetse no kumvira ndetse no kwizera, bize kubyara igitangaza ndetse n'imirimo n'amashimwe hagati mu bwoko bwawe. Urakoze, turaritse umwuka wera w'Imana kugira ngo abane natwe. Ni mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndumva uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ku gutabarwa, ndetse uburyo abasenga bagira gishyigikira, bagira na gikurikirana mu bibazo waba uri kunyuramo, mu ntambara waba uri mucamo. Hari ubutabazi bujya buva ku Mana, kandi Imana ije gutabara
itabaye umuririmbyi niwe wigeze avuga ngo nuntabara uzantabara untabaye ntuzansubize mu mibabaro. Reka twihute tuganire ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Esiteri. Turasoma ibice 4 duhere ku murongo wa 12 dusome mu izina rya Yesu. Esiteri ibice 4 murongo wa 12 dusome mu izina rya Yesu. Nuko babwira Morodekayi ubwo butumwa bwa Esiteri. Morodekayi nawe arabatuma. Asubiza Esiteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami. Kuko ni wicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi. Ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Amen. Reka twongere dusome n'ubundi Esiteri. Dusome ibice 2 turasoma umurongo w'8. Esiteri ibice 2 dusome umurongo w'8. Nuko itegeko umwami yategetse rimaze kwamamara, abakobwa benshi bateranyirizwa mu murwa w'Ishushani barindwa na Hagayi. Esiteri nawe ajyanwa mu nzu y'umwami arindwa na Hagayi umurinzi w'abagore. Uwo mukobwa ashimwa na Hagayi amugiriraho ubuhake. Hagayi agira umwete wo kumuha ibyo kumurimbisha, amuha n'imigabane y'abaja 7 abo yarakwiye guhabwa. Bavuye mu nzu y'umwami amutoranya mu bandi, amujyana n'abaja be amushyira mu nzu y'abagore, aheza haruta ahandi hose. Amen. Reka tuganire kuri iri jambo ry'Imana. Ni igitabo cya Esiteri kibonekamo gutabarwa, kikabonekamo gusenga, ndetse kikabonekamo n'ubwoko bw'Abayuda. Nifuje ko tuganira kuri iri jambo, ngira ngo tuganire ku mbaraga z'amasengesho ndetse n'isezerano Imana tuvugaho, n'uburyo Imana irinda ijambo ryayo ikaririnda ikarikurikirana kugeza irisohoje. Ijambo dusomye mu bice 2 ni ijambo rivuga ngo Esiteri nawe ajyanwa. Iri jambo kuvuga ngo nawe ni umuntu utari muri gahunda, ni umuntu utari ufitiwe icyizere, ni umuntu ushobora kubura ntihagire igihungabana, ariko ngo nawe ajyanwa n'abandi bakobwa ibwami. Cyari igihe cyo kugira ngo batoranyirize umwamikazi cyangwa umugore, kuko Vashiti yari amaze kwirukanwa ku ngoma ya Hasuwerusi. Esiteri nawe ajyanwa n'abandi bakobwa, ariko agenda afite isezerano ry'Imana, agenda hari icyo Imana yavuze ku Bayuda, agenda ajyanye n'imbaraga z'Imana, agenda ajyanywe n'imbaraga z'amasengesho, agenda afite gusenga muri we, kuko icyo Abayuda barushaga abandi babarushaga kubika cyangwa kuba abanyamabanga b'Imana. Hari icyo Imana yari yaravuze kuri ubu bwoko bw'Abayuda, ngo ageze mu murwa cyangwa se ageze Ishushani, aho yakabaye ari n'abandi bakobwa, ngo Hagayi yari umurinzi w'abagore, ngo aramukunda. Amukunda atari uko avuye aho akomeye, amukunda atari uko akomeye, amukunda atari uko yarushaga abandi, nubwo batabavuze bose, ariko niba bari bavuze ngo turashakira umwami umugore, barebye abakobwa bava ahantu hakomeye, bareba abakobwa beza, bareba abakobwa bize, bareba abakobwa bakeye basa neza. Ariko ngo Esiteri nawe agirirwa icyizere, ajyanwa n'abandi bakobwa. Reka nihute ngo ahabwa abaja yarakwiye guhabwa, cyangwa bangana n'umubare yarakwiye guhabwa.
bivuze ko ni umuntu bishoboka ko muri gahunda cyangwa muri plani nta bajabe bari bahari yari akwiye guhabwa, ariko ngo kubw'igikundiro Imana yari yamaze gushyira muri Esiteri bituma Hagayi amukunda amushyira heza harutaho abandi bari bagiye guhabwa. Igihe kigeze kubera iki Imana yari yaravuze ku Bayuda cyangwa kubera isezerano Imana yari bafiteho cyangwa umugambi Imana yari ifite ku Bayuda, igihe kigeze habaho kumurikirwa abakobwa bamurikirwa umwami. Barangije kubamurikira umwami habaga igihe kigomba kugerwaho bakamurikirwa umwami bagashyirwa mu birori, umwami agatoranya ukwiye kuba umwamikazi n'abakwiye kuvamo bakaba ibisonga cyangwa inshoreke. Ngo umwami atunga inkoni uyu mukobwa witwa Esiteri, amutunga inkoni bisobanura ngo aba umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Igihe kigeze kuri iyi ngoma ariho hantu nashakaga ko tuganira, habaho umugabo witwaga Hamani ndetse yarakomeye kuri iyi ngoma y'uyu mwami Hasuwerusi. Ategeka ko bazajya bapfukamira Hamani. Uyu mugabo yitwaga Hamani, akaba umugabo wagiraga ubwibone ndetse muri we yari afite kwibona no kwishyira hejuru cyane. Umwami aramukuza rero, amaze kumukuza byabaga ngombwa ko iyo yazaga mu rugo ibwami cyangwa yajyaga i Shushani abantu bapfukamaga bakamuramya. Havamo umuyuda witwaga Morodekayi ngo yicaraga ku irembo ibwami. Bisobanuye ko yari umugabo utarageraga ibwami nta jambo. Ubu bwoko bw'Abayuda bwari mu gihugu ari abanyage, navuga ngo nta bwene gihugu muri iki gihugu, bari abacakara baratwawe ari abagurano bagomba gukoreshwa akazi k'uburetwa. Nta jambo nta n'itegeko ryari rihari ryo kurengera aba Bayuda. Icyakora bari bafite Imana muri bo aha hantu bari bari aba Bayuda. Ngo umwami akuza Hamani. Amaze gukuza Hamani, ngo igihe kimwe Hamani atambutse abona Morodekayi ntago amwubarariye. Icyatumaga Morodekayi atamwubararira hari Imana yari yarizeye. Tugeze mu minsi cyangwa hari igihe umuntu ajya agera mu minsi bigatuma yibagirwa Imana ye, cyangwa bigatuma ateshuka akagira bimwe yubararira, kandi hari Imana yigeze kubararira, hari Imana muri we yarazi. Morodekayi yaravuga ngo nubwo ndi mu gihugu kitari icy'iwacu, nubwo ndi umucakara ndi umugurano, nubwo nta tegeko rindengera, nubwo nta wunzi, ariko hari icyo Imana yamvuzeho, hari Imana yacu. Icyo Abayuda barushaga abandi, icya mbere babarushaga Imana, kabiri babarushaga amakuru kuko Imana yavuganaga n'ubu bwoko. Ahakana kuzigera yubararira umwana w'umuntu, yanga kubararira Hamani. Ku bwibone bwa Hamani nawe ngo aza kugisha inshuti ze n'umugore we Yezereshi, arababwira ngo hari umuyuda uri ku irembo, wicara ku irembo ryitwa ku irembo ry'ibwami, ngo ubwo abandi banyubararira we ntago ajya yubarara. Ngo bamugira inama yo kumanika igiti, ngo kugira ngo abashe kumanika Morodekayi ahereze itangazo cyangwa atange gasopo ku Bayuda ko agomba kujya atambuka bakamwubararira. Ngo nsubire inyuma gatoya, uyu murongo twasomye niho Morodekayi yumvise amatangazo ko Abayuda bamaze gutangwa ngo bazicwe, ndetse ngo izo nzandiko zisinywaho n'umwami, bohereza mu bihugu 120 umwami byose yari ayoboye. Ngo amaze kubyumva yambara ibigunira. Umukirisitu cyangwa umuntu wamenye Imana, iyo amenye ibigeragezo ko bihari cyangwa akabona intambara zimusatiriye, nta kindi akora. Iyo imfatiro zisenyutse
umukiranutsi arasenga ngo yegera Imana ngo batuma kuri Esiteri rero baravuga ngo bene Morodekayi so wanyu isano ryari hagati ya Esiteri na Morodekayi yari se wabo kuko Esiteri we yari imfubyi baramubwira ngo yambaye ubusa ari ku irembo ariko nta kindi cyari gitumye Morodekayi yambara ibigunira yisiga ivu kwari ukugira ngo atakambira Imana. Turashima Imana ko ari Imana ijya yumva gusenga kandi imaze kumva gusenga itabara abantu ngo yohereza imyenda yohereza ibyo kumwitaho ngo ariko Morodekayi yabibonye aravuga ngo hoya ntago icyatumye nambara ibigunira nkisiga ivu ari uko nta myenda ahubwo twebwe n'ubwoko bwacu twaguzwe ngo twicwe turimburwe ndetse tumarweho ngo arangije yandikira Esiteri umukobwa we aramubwira ngo ugira icyo ukora mu gihe gisa nk'iki ahari cyatumye Imana igushyira ahantu nk'aho hakomeye icyatumye uba umwamikazi kwari ukugira ngo ugire igihe umumaro mu gihe gisa nk'iki. Tugeze mu gihe kigoye aho Imana ivuga ku bantu ndetse ineza yayo bakayibona igasohoza ibyo yavuganye nabo bamara kugera ahakomeye cyangwa bamara kugera mu bisubizo bagera muri Kanani yabo ntibaze kwibuka ineza y'Imana ku buzima bwabo ntibaze kwibuka bakirengagiza ariko Esiteri we ntabwo yigeze yirengagiza ahubwo ngo yahoraga yibuka ubwoko bwabo bw'Abayuda ngo hanyuma Morodekayi amubwira amagambo akomeye cyane ngira ngo nawe tuganire uyumve. Yaramubwiye ngo kwibwira ko ari wowe uzakira kuko uri mu nzu y'umwami. Ndagira ngo nkubwire ngo niwicecekera mu gihe gisa nk'iki nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi. Aravuga ngo ariko wowe n'ab'inzu ya so muzarimbuka muzacirwaho iteka. Ndagira ngo mbwire wowe uri mu gihe wumva ukeneye gutabarwa uze kwizera Imana kandi wizera amaboko yayo. Nta kizabuza Imana kukurengera nta n'ikizabuza Imana kugutabara. Ndagira ngo icyo nkubwira ni wizera amaboko y'abakomeye ni wizera amaboko yawe ni wizera y'amafaranga we wizera amaboko y'Imana. Ni wizera amaboko y'Imana ntabwo uzigera ucogorera imbere ya Hamani ahubwo Hamani azacogorera ngo imbere yawe kuko Imana yari yumvise gusenga kw'Abayuda ngo iryo joro umwami abura ibitotsi ngo ahamagaza igitabo cy'ubucurabwenge cyangwa se ngo cyabaga ari igitabo bagomba kwandikamo ibyabereye ibwami n'ibyabaye ku mwami n'amateka. Amwe mu mateka yari yararanze Morodekayi yari yarakoreye Imana. Amwe mu mateka yari yararanze Abayuda babaye ubwoko bw'Imana. Amwe mu mateka yaranze Abayuda ntibigeze bibagirwa Imana yabo. Ngo agwa ku nkuru z'umugabo witwaga Morodekayi ari uyu nguyu turimo turavuga ngo asanga yarigeze amuburira. Ndagira ngo mbwire umuntu nkurikiye nkubwire ngo imirimo wigeze ukora nubwo uwo wayikoreye naho wayikoreye batabyibuka ariko Imana y'amahoro ntago yigeze ibyibagirwa. Hari igitabo cyandikwamo imirimo y'abera. Muririmbyi we yigeze aririmba aravuga ngo imirimo y'abera izibukwa n'imbere y'Imana izibukwa. Amen. Ngo uyu Morodekayi rero ngo arangije uyu mwami Hasuwerusi ngo bamuhereza igitabo asoma inkuru za Morodekayi asanga yarigeze amuburira cyangwa yarigeze amenya ubugambanyi umwami agiye gukorerwa ko bamwe mu bamurindaga harimo abashakaga kumwica no kumugirira nabi. Ngo uwo munsi aburira umwami ntibyaba ubugingo bw'umwami burokoka ku bwa Morodekayi. Ngo arangije ahamagaza abagaragu arabaza ngo uyu Morodekayi ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe ngo bamwiture ibyo yakoze niki yakorewe ni irihe shimwe niki yitu.
ngo ariko ubwo Hamani nawe yari yaraye agenda, yari yaraye aza gusaba umwami kugira ngo amanike Morodekayi. Ngo arabaza ngo ninde uri mu rugo, baramubwira ngo hari Hamani. Umwami aravuga ngo nazi. Turashima Imana ko Imana igiye gutabara, hari igihe itazakoresha inshuti, rimwe na rimwe igikoresha n'abanzi bacu. Imana ikabanyuzamo ibyo igomba kudukorera bahari bateranye. Imana yakoresheje amaboko akomeye, ikoresha Hamani yatura ibyiza abigenzereza Morodekayi. Ngo umwami aramubaza ngo umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Aravuga ngo bazana imyambaro umwami yambara, ikamba ry'umwami, ifarashi y'umwami. Asoza avuga ngo babihereze umwe mu batware barusha abandi gukomera, kandi nta wundi wamurushaga gukomera yari we. Aramubwira ngo mu byo uvuze, kuko itegeko ry'umwami ryari ryikubagaho, wihute ubigenzereze umuyuda wicaye witwa Morodekayi, wicaye ku irembo ry'ibwami. Ndagira ngo mbwire umuntu nkurikiye ngo ubuzima bwose waba urimo, umuntu usenga, umuntu wabanye n'Imana ajya atungura iminsi, umuntu wabanye n'Imana ajya ahindukiza ibihe kandi ibihe bigihari, umuntu wabanye n'Imana ajya ahindurirwa amateka kandi amateka yari agihari, umuntu wabanye n'Imana ajya atabarwa abantu babona nta gutabarwa guhari. Wowe ebana n'Imana kandi usenga Imana, mu masengesho ajya havamo gutabarwa. Iyo umuntu yasenze Imana ajya abona gutabarwa. Kandi umuntu wakoze imirimo unkurikiye, nagira ngo nkubwire ko imirimo yawe izibukwa mu bwami bw'Imana, ndetse ngo no mu gihe ukiri mu isi uzakubirwa inshuro. Ndetse rimwe na rimwe hari igihe tujya tugakorera abantu kugira ngo badushime, tugakorera abantu kugira ngo bibuke ibyo twakoze. Ngira ngo nkubwire ngo nubwo abantu batakibuka, nubwo igihe kitakwibuka, nubwo iminsi itakwibuka, ndagira ngo nkubwire ko Imana y'amahoro itazigera yibagirwa imirimo wakoze. Ngo uyu Hamani yaragiye afata Morodekayi nk'uko bari babivuze, ngo amutambagiza umurwa. Ntabwo yigeze amujyana mu cyaro, nubwo yigeze amujyana ahandi habi, ahubwo ngo yamuzengurukije umurwa nk'uko bakuzengurutsiye i Kigali. Ngo kandi ntiyazenguruka acecetse, ngo agenda arangurura imbere, aravuga ngo niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Ngo uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Ntago ari uw'abantu bubashye, ntago ari uw'abantu bakunze, ni umuntu umwami akunze kubaha. Muri iyi minsi turashaka ko abantu batwubaha, turashaka ko abantu bari bo batwubaha. Ndagira ngo wubahwe n'Imana, ni wubahwa n'Imana n'abantu bazakubaha. Ndagira ngo abantu Imana ikubahe. Iyo Imana yakubashyira kubahisha, iyo Imana ikwemeye irakwemeza, iyo Imana ikugarutseho abantu nabo bakugarukaho. Amena. Iyo Imana igushyigikiye n'abantu baragushyigikiye. Iyo Imana ibanye nawe itegeka abantu bakabana nawe, kuko Imana ikoresha abantu ntabwo bakoresha Imana. Ngo abayuda bari mu gihe gikomeye, kuko amatangazo yari meze kumanikwa ko bagomba kwicwa kandi bakarimburwa bakamarwaho. Ngo uyu mugabo asubira mu rugo rwe, ngo yitwikiriye, abwiye inshuti n'umugore, ngo baramusubiza ngo niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda uzamugwa imbere, niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda uzamugwa imbere. Reka mbabwire icyo Abayuda barusha abandi, babarusha ibyasezeranijwe, babarusha kuba abanyamabanga b'Imana, umunyamasengesho, umuntu Imana yavuzeho. Umuntu umwe niwe wigeze avuga ngo ujye wirinda no kumuvogera, ngo nunakandagira ujye wirinda guhonyora, kuko ngo ni umuntu utungurana. Ndagira ngo mbwire wowe uri muri icyo gihe nk'icy'Abayuda barimo, ndetse Abayuda bo bari mu gihe gikomeye, kuko ibihugu 12 byari byasinye ko bagomba gupfa, ariko muri bo harimo Yesu udapfa, muri bo harimo izindi mbaraga, muri bo hari icyo Imana yari yarabavuzeho. Ngo igihe kigeze, ngo Hamani bakimara kumubwira ibyo, ngo barongera bamutumaho intumwa, ngo baramubwira ngo umwami ndetse n'umwamikazi baragushaka. Ngo aravuga ngo buriya bagiye kunsaba imbabazi.
tugira abantu bibona ndetse tukagira abantu biremereza, ariko umuntu wasenze nta muntu ujya umwiremerezaho. Umuntu wasenze, umuntu wabanye n'Imana, nubwo wamugambanira, nubwo wahaguruka kumurwanya, nubwo wamwanga, nubwo wamuta, nubwo utamushyigikira, nubwo wamuvuga nabi, nubwo wamusebya, umugambi w'Imana uruzura. Umuntu Imana yavuze nubwo wamusuzugura, nubwo wamuta, nubwo wamuha iminsi, nubwo wamuha igihe, nubwo wamuha amezi, nubwo wamuha imyaka, umuntu Imana yavuze imugarukaho, kandi imaze kumugarukaho imukorera igitangaza bikamenyekana. Ngo arangije Esiteri, ngo umwami yongera kumubaza ngo mwamikazi, bwa mbere nawe yarasenze asenga n'abajabe, ngo aravuga ngo hari iminsi igomba gushira kugira ngo nemererwe kugera imbere y'umwami, ariko ngiye imbere y'umwami atampamagaje ntanunga inkoni namugwa imbere cyangwa banyicira imbere ye. Ngo arangije ngo umwami rero aramubwira ngo uransaba iki Esiteri? Nubwo wansaba kimwe cya kabiri cy'umugabane nakiguha. Ndagira ngo mbwire abantu bankurikiye ngo ni Imana dusenga, kandi Imana dusenga iratabara. Ni Imana yumva gusenga, ni Imana ijya yumva amasengesho, kandi ni Imana itareba ngo ninde uri musenga, ugeze he, uri mu kigeragezo kingana gute. Aho waba uri hose, uwo waba uri we wese, wabaye mu gihe cyo gusenga kabana n'Imana, ikindi ugakiranuka, ni Imana ijya ihindura amateka. Ngo arangije aramubwira ngo umwamikazi yari yabatumiye ngo arabagaburira, abahereza vino baranywa. Ngo arangije abwira umwami ngo yaba twaraguriwe kuba imbata n'abaja ntacyo mba mvuze, ariko kuko ndi umwamikazi Imana yanzanye ikangirira icyizere nkaba narageze ibwami, reka mvuge umwanzi wacu turenganya twebwe n'ubwoko bwacu. Nibwo bwa mbere yari yivuze uwo ari we, nibwo bwa mbere yari avuze ko ari umuyuda, nibwo bwa mbere yari atunguye imbere y'umwami ngo amubwire ko ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda. Aravuga ngo ubwoko bwacu twaguzwe ngo twicwe turimburwe tumarweho, kandi umwanzi wacu uturenganya uturwanya uduhiga ngo ni uyu mugome Hamani. Hamani atarabihakana cyangwa ataragira icyo avuga, ngo umwami asohokana umujinya ajya mu murima we, ngo ajya mu murima ibwami, ajya mu murima ava mu nkera, ngo arongera aragaruka, akigaruka asanga yaragiye gusaba Esiteri ngo imbabazi, ngo agahanga ke uyu yari Hamani, ariko ngo igihe cye cyari cyageze. Ngo umuja aravuga ngo no mu rugo rwe wari hafi aho, mu rugo rwe rwa Hamani hari igiti cy'imikono 50 yamanitse kugira ngo azice Morodekayi. Ndagira ngo mbwire umuntu uri aha hantu unkurikiye kuri iyi TV, kuri iyi channel yacu ya Mugeni TV, ndagira ngo nkubwire ngo gusenga kwabera kuzibuka, kandi hari Imana ishyigikira abantu basenze. Mu masengesho hari igihe tujya dusenga rimwe na rimwe tukabona Imana itinze kudusubiza, rimwe na rimwe tukabona Imana itinze gukora ibyo yavuganye natwe, ariko nagira ngo nkubwire ngo nta muntu ujya utsindirwa ku mavi, kandi iyo twasenze Imana ijya ibana natwe. Iyo twabanye n'Imana, Imana ijya ihindura ibihe. Niba Imana yarabashije gutabara Abayuda ntawe ubavuganiye, igatabara Abayuda nta buvugizi bakorewe, igatabara Abayuda nta bene wabo bafite, igatabara Abayuda nta mafaranga bafite, igatabara Abayuda mu gihugu barimo ntibari n'impunzi, kuko impunzi zigira n'abazivuganira. Bo bari inyuma, bari abacakara, bari baraguzwe bagomba gukoreshwa uburetwa. Niba Imana yaratabaye Abayuda igatabara ubu bwoko, igatabara Morodekayi akava ku marembo, Abayuda bagahabwa ijambo, niko nawe Imana izakugirira, niko nawe Imana ije kugutabara, niko Imana ije kukurengera. Wowe wizera Imana, guma ku mavi, iguma kuba umuyuda. Ahubwo ikibazo nakubaza, uracyari umuyuda? Uracyasenga Imana? Uracyari ku mavi? Uracyavugana n'Imana? Ndagira ngo nkubwire ngo umuntu wasenze
nubwo wamusuzugura mu gitondo, saa sita bishobora kugorana ko wamusuzugura. Umuntu wabanye n'Imana, umuntu Imana yavuzeho, umuntu ufitanye nzayimana, umuntu Imana yabwiye, ni Imana ivuga ijambo ikaririnda, kandi ikarinda n'uwirivuzeho kugira ngo risohore. Nkuzana ijambo rivuga ngo ni wakire gutabarwa n'Imana, ni wakire kurengerwa n'Imana. Mu karengane waba urimo, mu buzima waba urimo, mu burwayi urimo, akira gutabarwa n'Imana. Mu bukene urimo, wakire gutabarwa n'Imana. Mu bushomeri urimo, wakire gutabarwa n'Imana. Ndabifuriza ndetse mbifuriza kwizera kugera ku rwego rw'Abayuda, kuko Abayuda bizeye ntacyo bashingiyeho. Bayuda bizera Imana bamaramaje, kuko hari yari bujye kwinginga agapfukamira Esiteri, yaramubwiye ngo hoya, wo kwibwira ko ari wowe uzakira, kuko uri mu nzu y'umwami, ni wicecekera mu gihe gisa nk'iki, nta kizabuza Abayuda gutabarwa. Ndahangaha nagira ngo mbwire we watabawe, iyo watabawe kandi ugatabarwa hari aho Imana igukuye, ujye wibuka bene wanyu b'Abayuda, ujye wibuka gushima, ujye wibuka ko hari icyo Imana yakoze, ujye wibuka ko hari ibyo Imana avuganye nawe igakora. Tugeze mu minsi igoye, ndetse iminsi igoye umugenzi ikavugana nabo Imana igakora, ariko abantu ntibashime. Nushimye akavuga ngo hari ikintu Imana yakoze, abantu ntibamenye icyo Imana yakoze. Ariko mu bintu Imana ikunda, ni Imana ikunda amashimwe, ni Imana ikunda abantu bayishima. Ndagira ngo mbabwire ngo ni Imana itabara. Wowe unkurikiye wizera Imana, kandi wizera Imana. Numara kwizera Imana, buzima uhagazemo, mateka waba uhagazemo yose, ni Imana itabara. Morodekayi yambaye impeta, yambaye Hamani bamwambuye impeta bayambika Morodekayi, akuzwa ndetse yicara ku ntebe y'umwanzi we Hamani. Wabonaga ko bitashoboka. Iyo yamunyuragaho ku irembo ibwami yumvaga ko ibyo byarangiye, iyo yamunyuragaho ku irembo ibwami yumvaga ko ubuzima bwahagaze. Ntabwo yamubonaga nk'umuntu uzagira umumaro, yamubonaga nk'umuntu uzakomera, nta nubwo yamubonaga nk'umuntu ufite umumaro cyangwa agaciro. Ariko Imana igarutse ku Bayuda, kuko Abayuda barasengaga bakabana n'Imana. Abayuda barasengaga kandi bakizera. Abayuda barasengaga kandi bagatumbira Yesu wenyine. Imana itabara Abayuda. Nagira ngo nkubwire ngo ni wakire nawe ubutabazi, wakire kurengerwa n'Imana, wakire ubutabazi buvuye ku Mana. Iyo dusenze Imana iratabara, iyo dusenze Imana isohoza amasezerano, iyo dusenze Imana ibana natwe, iyo dusenze Imana ijya iduhindurira ubuzima, iyo dusenze Imana irambika, iyo dusenze Imana iragabura, iyo dusenze Imana ifungura abacu, iyo dusenze Imana itanga amahoro, iyo dusenze Imana itanga urubyaro, iyo dusenze Imana itanga amafaranga, itanga akazi. Imana itabara mu buryo bwinshi bunyuranye. Sinzi uburyo ukeneye gutabarwamo, ariko icyo nzi cyo nuko ukeneye gutabarwa, kandi niba ufite kwizera, Imana iraza kukugirira neza. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga twongere kwambara imbaraga zo kubasha kwakira ibitangaza ndetse no gutabarwa n'Imana, kuko rimwe na rimwe Imana isigaye dutabara, cyangwa twanabona ibitangaza byayo bikadusunikira gusubira inyuma, ntibidusunikire kujya imbere y'Imana. Ndagira ngo dusabe imbaraga ndetse dusabe umwuka wera kugira ngo adushoboze mu gihe dutabawe, kuko uko bimeze kose, uko byagenda kose, niko Morodekayi yavuze ngo nta kizabuza Abayuda gutabarwa. Nawe unkurikiye, nta kizakubuza gutabarwa niba wizeye Imana, nta kizakubuza kurengerwa n'Imana niba uyizeye. Tugiye gusengana Imana. Tutarasenga, nagira ngo mbwire abankurikiye, uwaba ukeneye gusenga ndetse no gusengerwa, yahamagara nimero zacu ziri kuri Mugeni TV, tukamusengera. Umuntu wumva akeneye kurengerwa n'Imana, umuntu wumva akeneye ubutabazi, ko mu gusenga Imana tujya tuboneramo gutabarwa. Ndetse dufite benshi natwe ubwacu turi ibihamya by'aho Imana yadukuye, n'aho Imana itugejeje, n'aho yitegura kutugeza. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese, turagushimye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rifite ubutware kandi rifite n'ubushobozi. Dusomye ijambo ryawe
kandi riraduhumurije. Watabaye abayuda atari uko bazwi, atari uko bakomeye, batabara kubera icyo wari warabavuzeho. Kandi iyo twizeye kandi twasenze, abasenga Imana bafite gikurikirana. Dusengeye rero imitima yacu, kuko numva ko ugomba gutabara abantu bawe, ahubwo dushoboze kuba no guhagarara mu masezerano no mu bitangazo dukorera. Nibidukureho ubumana bwawe, nibidukureho ubunyangamugayo, nibidukureho agakiza, ahubwo bidusunikire kongera kwegera Imana birushijeho cyane. Gomeza gutabara ubwoko bwawe, kandi Mwami n'abari bakeneye ubutabazi ubatabare, kandi uhindura amateka ku buzima bwabo. Tubigusabye twizeye ni mu izina rya Yesu, amen.